gutyo ndazifu ubundi nitwa Zabibu iry'ubuhanzi ni Zeibi nyine misemye amatsiko ya mbere nukubona njyewe nkanjye Zeibi nicaye mu ndege wifuza kugera ku kintu runaka urakora cyane niyo usaba Imana biragufasha. Okay, ku bantu bari bategereje iki kiganiro ndabizi ko mwari benshi bari batubajije n'iryari ariko turashyize turatangiye. So Zeibi, urumva ntago ugomba kwigora, tugiye kwiganirira ibintu byacu tugiye kuganira kuri experience yawe ufite mu buzima, twaganira n'undi muntu cyangwa se nanjye twaganira ukambaza. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze experience ufite mu buzima hari ikintu ishobora gufasha undi muntu. So ndatangira wenda n'introduce nkora introduction nkuko mumubona, ni umukobwa mwiza cyane, umukobwa wirwanyeho umukobwa w'umukozi kabisa. Mwabibonye ko agenda yicaye nyine nk'abandi bakire bose, buriya imodoka tuvuga ko ari ikirango cy'ubukire, kandi koko nibyo, kuko nta gitunga umukene, kandi no kwitunga bisaba amafaranga kandi menshi cyane. Afite iduka ricuruza imyenda mu mujyi wa Gisenyi, akora forex trading, ni umutraveler, aratravelinga. Ngiye kuri bike nzi ko amaze gukora traveling ajya Tanzania kurangura nyine ibintu bijyanye na domaine n'ubundi by'imyenda acuruza n'izindi business wenda ari buze kutubwira niba biri ngombwa. Hari murabona phone arimo gukoresha ni iPhone, twese turabizi amasi 3 ntago biba byoroshye cyane. So Zeibi feeling free sibyo? Yes. Hanyuma ejo bundi meruka kubona wa travelinze, se experience wagize bwa mbere traveling ari imeze gute? Kugenda mu ndege bwa mbere, kugera mu gihugu cy'amahanga bwa mbere, byari bimeze bite? Byari biri mu bwoba bwinshi. Urumva ko yari ubwa mbere, urumva impungenge aba ari nyinshi, birumvikana, ariko iyo umaze kumenyera ugenda ibyo utaruzi ugenda ubimenya, ikindi gihe bikakubera izi bikoroha. Hari akantu njya mbona ujya ukunda gupostinga uvuga ngo ntawe bitabera nuko bitinda kuza, urakibuka se? Karakabo ntawe bitabera pe. None se waje kubona ko nawe byakubereye nuko byari byaratinze? N'undi wese wari wese byamubera, nuko nyine bitinda kuza nkuko babivuga. Ubwo nyine igihe kiragera, iyo kigeze rero birakubera, ukaberwa koko. Hanyuma urebye urabona njyewe bwa mbere wenda njya mu ndege, navuye i Kigali njya Nairobi. Umuntu twari kumwe mu ndege yarambajije, arambaze ni ubwa mbere ugiye mu ndege? Ndambwira ni ubwa mbere. Yari umukongomani. Arambwira ati biriya rero iyi ndege mu kirere ibiri gupima ngo 0, nyine ngo nta biro iba ifite mu kirere. Arambwira ati buriya usenge cyane, kuko tugize ibyago gato tugahura n'iki wenda ikiyoni igikona mu kirere, ngo twahita dukora accident. Ngo kandi urabizi accident y'indege nyine hari ukuntu umuntu aba afite experience cyangwa expectations. Urumva ni nk'agapapuro kaba koroshye, ikintu cyawe kubita kagahita kaguruka. Niko yambwira. Urumva ko wenda njye ntabwo nigeze mbitindaho, sinigeze mbiha umwanya, ariko urumva ko nabanje kubitekerezaho ngira koba. Ariko se wowe akantu nyine wari ufite amatsiko, hari n'abantu bavuga ati ngomba gukora bezwe mu ndege ndi mu kirere, wowe nakaye kantu cyangwa se kurira mu kirere, nakaye kantu nyine wumva gufite amatsiko? Amatsiko ya mbere nukubona njyewe nkanjye Zeibi nicaye mu ndege, kuko no kugera ku kibuga nari mfite indege ubwa mbere, nari mfite indege ya 6 z'ijoro, ariko nageze ku kibuga 2. Urumva numvaga ko wenda nintinda iribuze kunsiga, numva ko ari ikibazo. Ubwo twarinze tugera aho tugera, twagiye Dubai, urumva na amasaha 5. Naragiye sinigeze njya kuri toilette. Wagiye nk'igiti kabisa, naguhaguruka. Hari umumama w'umukongomani twahuye, burya gutinyuka ni byiza. Twaragiye turicarana muri salle d'attente, ndamubaza, kuko utamubajije hari igihe wenda indege ishobora kugusiga gutyo. Ndamubaza, arambwira kujya Dubai nihe ndege, arambwira
ubwo nyine mpita mwisunga turanicarana. Ubwo kujya muri toilette nari nenda kwisobaho, narinze ngerayo njya mu gitondo numva ntashaka gusoba. Noneho tujye kuhagera mu gitondo sinzi ukuntu navuze ubundi se ndi kwihagararaho ibiki, reka njye kuri toilette. Mvuze ngo ngiye guhaguruka baravuze uti ufunge imikandara tugiye kumanuka. Nyine bita birangira gutyo ndazifu. Uze kugerageza uzamure umujitandiyo kugira ngo uzamure kuri iyo side. Uyu uwo uriho iyo wireless microphone. Yego kugira ngo tuze kumvikana neza. Gutyo ni fresh. So urumva nyine aba ari utuntu buri muntu bafite akantu yavuga. Njya mbona n'abakinnyi bakomeye bakinira amakipe akomeye kandi b'abanyaburayi akakubwira ati ubwa mbere njya mu ndege numvishe mfite ubwoba. Ntihazagire wihara ngo ubwa mbere nta gakoryo kamubayeho. Ni ibintu nyine uba usanga buri muntu hari experience agira byanze bikunze. Hanyuma Zeibe, urebye mu buzima tubamo hano abantu benshi uretse nkanjye ukuzi ko kuva kera uri umukozi uri umukobwa nyine wagiye wirwanaho ugerageza gukora, abantu benshi babumva ko umukobwa nyine hari ibintu atakwikorera, ntiyakwigurira telefone, ntago ashobora gufungura business ngakore kiretse bamuhaye akazi bakamukoresha. Ni iki wabwira nyine abantu bafite imyumvire nk'iyo bijyanye n'imyaka tugezemo? Dore turi muri 2024, imaze imyaka myinshi ariko hari abantu bagifite imyumvire wenda bavuga ngo nk'iyo muri 2000. Wababwira iki ku bantu bumva ko umukobwa adashobora kwirwanaho ngakore saving, traveling, akore business? Muri iki gihe ariko birashoboka, abantu bose baciye akenge. Abakobwa basigara abakozi cyane barakora, gatangira hasi, birumvikana utangira hasi ariko ufite courage, ufite intego, wifuza kugera ku kintu runaka urakora cyane, niyo usaba Imana iragufashamo. Yego. Wa mugani bavuga ko ngo byose bijyana no gusenga, kandi koko umuntu wiringiye Imana akagerageza gukora byanze aba ari ikibazo cy'igihe gusa nyine nk'uko ukunda kubivuga, ariko ubundi bigeraho bigakunda. So abantu bagomba gucika ku kintu cyo kumva ko umukobwa ntiyakwigurira telefone ihenze, umukobwa ntago ashobora kwikorera business, umukobwa ntago ashobora kwikorera saving. Nyine iyo mindset igahinduka, ahubwo tugatangira kwizera abashiki bacu ko nabo bashoboye nyine nkuko natwe tubishoboye. Dore nkanjye nyigura imodoka bwa mbere, njye nakuze nkunda imodoka, ndavuga uti Mana uzamfashe zagura imodoka, kandi uko nabisabye niko byagenze. Ariko abantu barabona uti yarahonzwe, yarakoze iki? No, ni imbaraga zanjye, kuko numvaga mfite intego yo kugera ku kintu runaka, hari ibyo nimye kugira nyigereho. Ndabyibuka imodoka ya mbere waguze harya yari voiture, Gikeri, yari Gikeri, yari inkongomani still nayo. Uza ku updatinga, yari inkongomani, voiture nibuka nayo yari inkongomani. Yego. Iya gatatu kaba ari akanyarwanda, ndabyibuka nabyo. Iya kane ni inkongomani n'ubundi, iyi ni iya gatanu. Wenda nanjye abantu benshi dutuye mu mujyi wa Gisenyi abantu barabizi ko akenshi iyo tugiye gutunga imodoka bwa mbere, sinzi impamvu twisanga turi kugura inkongomani, nuko ahari wenda mu bihe byashize zabaga zihendutse pa raporo y'inyarwanda, bitavuze ngo nazo zaguraga ngo 200 cyangwa 300, wasangaga wenda ziri nko mu bihumbi 2 by'idolari, $2000 wenda wakuba n'icyo gihe to yari iriho wenda ugasanga ari nko ku madolari 800. Icyo gihe amadolari yaratarazamuka cyane n'iki gihe. Nanjye ubwa mbere njya kugura imodoka, nubwo ndi umusore, abantu bavuze ko ngo hari umunyamahanga twakoranaga ngo wasubiye iwabo mu Bushinwa, hanyuma ngo ansigira ngo ibikoresho byo mu nzu ngo ndabigurisha, maze kubigurisha uguramo imodoka. Noneho ukibaza nk'umuntu uvuga ibyo bintu abantu nabo bakabyizera. None se imodoka y'inkongomani igura carte d'identité buri 14 days. Ahubwo umuntu ufite imodoka y'inkongomani aba ari umukire cyane, kuko ugura assurance nk'uko uw'inyarwanda ayigura, ugakoresha contrôle technique muri Congo, ukagura carte d'entrée, ukagura carte de sortie, ugura assurance mu Rwanda, ukagura assurance muri Congo, ukagura carte d'entrée ko winjiye mu Rwanda na de sortie kusotse muri Congo. Donc ibifite expense nyinshi cyane. Wenda avantage ibifite nuko kuyigura bwa mbere biba byoroshye, ariko mu by'ukuri nta muntu utunga imodoka y'Inkongomani ari umukene ngo abashe gukora resistance y'umwaka yifite agura indi nk'uko bivuze kugeza n'uyu munsi. No kuvuga ngo ibyo nanjye rwose byambayeho ngura imodoka kandi nkora, abantu bazi ko ndi umuhustler, nanjye ngerageza kwirwanaho, ariko abantu bavuga ati
umushinwa bimusigiye urumva nyine abona abanyamashyari ntabwo kajya kabura tuko bavuga nanone kabisa abantu iyo babonye ariko ngo umuntu niwe ubuzi kuri kwe yego umuntu niwe ubuzi kuri kwe kandi ngiyo abantu babonye wageze ku kintu bo wenda bifuza kugeraho cyangwa se badashoboye yego bahita bavuga ati se nta kintu turusha wana buriya hari ahantu yabikuye kandi ugasanga mu by'ukuri ntabwo ari byo nsaba n'abantu rwose kugerageza guhindura mindset bakagerageza mu by'ukuri ahubwo bagakura amaboko mu mufuka bagakora cyane abantu bakura amaboko mu mufuka bakore niba washiteye iyo ntambwe ukagura iyo modoka nk'uko zari dreams zawe nanjye zari dreams zanjye mfite n'umutantine by the wambwiye ngo nibyo ngo ni achievement nziza iri big ariko ngo wari kubahereye ku kibanza namusubije akajambo naramubwiye ngo ntabwo Imana itanga muri konti yanjye ibyanjye byarangiye suko iracyaguha nzakigura Imana iracyama kandi nanjye ndacyakora ndacyamenya ubwenge nka sevinga biterwa nuko umuntu akunda ushobora kuba akunda inzu ushobora kuba akunda imodoka gutyo buri muntu ajyana n'ibyifuzo bye agakora icyo umutima wamubwira hanyuma kijyanye wenda n'uburyo watangiye gukora forex trading wenda ku bantu batabizi ni uburyo bwo kuvunja amafaranga buriya kari agakapu gashobora kuba karimo ikintu bita ipinda kabisa urumva wabitangiye gute kuko nabyo nanjye ndi umuntu ugerageza gukora ibintu byose ku buryo bamvuga ngo njye ntabwo ndirya ya nyamaswa bavuze ngo yananiye imirimo njye ndi umuntu numvaga ko nakora ibintu byinshi kandi abantu nanjye banzize ibi nawe urabizi ngenda nkora ibintu byinshi bigiye bitandukanye nashatse nabyo kubyinjiramo ariko ntago byo nabishoboye neza ntago byananiye ariko ntago nabihaye umwanya uhagije wowe wabishoboye gute kumenya kubara aho isoko ry'ifaranga riri kugana gutyo ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko utabishoboye baca umugani mu kinyarwanda ngo iyo ushaka inka uryama nkayo kandi iyo ukunze ikintu uragikora ubwo rero nagiyemo mbikunze niyo mpamvu mbikora na n'ubu ndacyabikora uduhaye urugero nk'uyu munsi umuntu ukeneye amadolari afite amanyarwanda akeneye nko gutuma ibintu mu mahanga amadolari ari kuvunja gute ufite amanyarwanda ushaka amadolari ageze ku 1310 ibi bintu Beneri igomba kubyigaho amafaranga yarazamutse cyane ku buryo bushoboka ku buryo ibintu byose byazamuye n'ahandi bafata na kenze gutyo biterwa n'ahariho biterwa n'umutrader uburyo ari gutradinga amafaranga ye so Zebinge wenda ndumva ibibazo nari mfite kukubaza byari ibyo ngibyo kuri experience wagize uburyo winjiye muri trading ya forex wambwiye ko ari ukubikunda hanyuma wenda ni nk'akahe kantu wowe wumva ushobora nko gusangiza nk'abantu bakuzi bari buze kureba wenda iki kiganiro ni nk'irihe banga wababwira nyine kuko urabona abakobwa benshi ntabwo barajya mu kazi neza bake bari mu kazi ni iki mwabwira ba bandi batarajya mu kazi bagitegereje ngo hari umuntu uzamfata akaboko reka icyo nababwira ni ukumva ko ubundi muri wowe wumva ko ushoboye ukumva ko buri kimwe cyose ushobora kugikora ukumva ko wenda ufite inzozi yo kuzaba umuntu runaka ukumva ko wowe wenyine mbese ugomba kubiharanira kugira ubigereho ntabwo ngiye nzaza kukubwira uti ngo ibiki n'ibiki kugira ugere kuri za nzozi zawe ntabwo bishoboka abakobwa bagenzi banjye rero nabashishikariza gukora cyane kugira ngo bagere ku nzozi zabo donc bagire sharpness bahaguruke bakore nibategereze ngo boyfriend abafite boyfriend ngo arankorera iki ngo arangurira amavuta ngo arangurira inite gute kubera iki wowe utashaka niba ari icyo 1000 ukagura amayinite ya 500 ukabika 500 ni ukuvuga ngo rero abakobwa mutaratangira kuba aba entrepreneur ngo mugerageze kwikorera utuntu naho twaba ari duto mugerageze nyine mutinyuke muhaguruke niba uziranye na Zeibi nawe wumva ukeneye kujya wenda kurangura gutangira ubucuruzi Tanzania ugahera hafi cyangwa i Bugande cyangwa ni Goma dore we arambuka forex ayikorera muri Congo mwegere nyine umubwira uti mfite nanjye ubushake ndumva nkeneye gukora fasha wenda niba ari forex trading mbwira uko bigenda nyine aho kugira ngo urebere umuntu ku ruhande umujudging uvuga ati wenda ashobora kutanyereka inzira umuntu aramubaza ngo biragenda agomba kugira ngo gutinyuka. ntabwo bigenda
we egera umuntu umujudging niyanga kugufasha bari bw'umujudging uvuga ati Zebi njye naramwegeye na mugenzi wanjye ngambwira inzira yanyuzemo nanjye nyuremo wenda ndebe ko ari cyo nageraho umujudging nyuma ariko nyine tinyuka wegera umuntu musabe support umusabe inama umusabe ko hari ikintu nyine yagufasha kugira ngo nawe bashe gutera imbere. Hanyuma hari ikindi kintu numvaga urabona muri iyi minsi platforms zabaye nyinshi abantu bamenyekanishirizaho ibintu byabo. Hari nk'abantu babonye postinga flyer ko uyu munsi tubuze gukorana ikiganiro barambaza se none se murabikorera he biragenda gute ndabwira mwebwe muze baha link ya YouTube ndabwira ngo muze gufunga link ya YouTube anytime ikiganiro kiraza kurara kigeze kuri YouTube. Zebi we ni gute ukoresha imbuga nkoranyambaga zawe kugira ngo uzibyaza umusaruro nyine ni just nizibizo kujyaho ngo postinge birangiriraho ni gute ukoresha social media zawe kugira ngo bijyaniranye n'akazi ukora ugerageza kubihuza gute? Sha nabeshye ntago nari natangira kuzibyaza umusaruro. No kuvuga rero muri iki gihe izi mbuga nkoranyambaga abantu babona nka za Instagram mpamvu mbivuze n'ubundi abakobwa bazikoresha ari benshi Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat wenda mfashe izo ngizo muri iyi minsi uzijyanyeho intego sibyo uzijyanyeho intego ushobora naho kuhakura amafaranga uzijyanyeho intego ushobora kujya ufata ibikorwa byawe ukapostinga. Ngiye ikintu navuga nkora ni ugufata ngo fata nk'ibintu nk'imyenda ugapostinga. Yego ya nibyo navugaga ya ibyo bintu birakora umuntu yareba hari abantu ba attractive arebeye kuri stati ugahita avuga ati ndabona iyo sandali ari nziza nangahe mukavugana cyakaba nta mwanya afite wo kuza mukavugana buryo wabimushyikiriza haje ukamukorera free delivery. Ni gutyo ubwo ndagira ngo nyine tugende dufasha n'abandi bakobwa wenda izo social media zawe gerageza nyine nazo zavamo akazi. Ushobora nko kubwira umuntu ukamubwira ati ngiye mfite abantu bari basitati zanjye za WhatsApp 500 kavuga ati ntabwo najya nza ku kazi kawe wazanye amaparfum ukuye Dubai wazanye imyenda ukuye Tanzania ibintu byinshi bitandukanye ufite mu duko kavuga ngo reka nze mbifotore mbiposting umuntu naza kubikunda niba parfum wenda zimwe ziri kugura $50 genda za kumubwira $60 cyangwa se niba hari inkweto cyangwa amasaka meza wazanye niba ari 25 ngi ndamubwira 30 niyishyura ndaba mbonyeho komisiyo yanjye ya 5000 urumva. Abakobwa rero bagerageze kwegera abandi bakobwa bagenzi babo babona hari ikintu babarusha babasabe support. Ntago umuntu ashobora kugira ngo ndaje mu duka ryawe ngo wange kameme ntabwo ushaka kwanga kuko uramubwira ati no posting ugacuru ukagurisha uraza kumfashije kubona abakiriya kandi still nawe ube wungutse. Rero nge nkunda mu by'ukuri umuntu wese n'umukobwa gusa umuntu wese ukora ugerageza kwiteza imbere ndabikunda cyane nyine. Wenda turi hafi gusoza turi kugana ku musozo kugira ngo n'amasaha yo gusari no kujya kwitegura iftari idutinde wenda tuzongera undi munsi. Zebi ndumva nagushimira ikiganiro kigufi tugiranye hanyuma wenda tukazakomeza ubutaha wenda tuvuye nko muri Ramadan ko nkuba amasaha tuba twihuta tureba ko amasaha ataza kudufata. Nta ka message ufite wagenera abantu bawe? Message nayitanze mbere. Wayitanze mbere ariko dari nibagiye tutarasoza uyu muntu yari umuhanzi rero uyu muntu muri kare kancitse uyu muntu yari umuhanzi amazina akoresha ya Zebi yayakoresheje amaze kuba umuhanzi kariyere wayivuyemo. Ubundi nitwa Zabibu. Iry'ubuhanzi ni Zebi. Nyine mise mbyibuka kare kancitse kandi navuze ko ndibuze kubikubaza. Umuziki wari uhagaritse waje gusanga atari ibintu byawe waje gusanga koko harimo yaruswa y'igitsina urabireka ebane bwira kabisa byagenze bite? Ntabwo nawuretse kuko ni ibintu bindimo tubimbamo nuko nabaye mpagaritse nkahugira muri business cyane ariko ntago navuga nyine ko nawe uhagaritse burundu. Harya uheruka indirimbo ya nyuma wakoze wayikoze ryari? Nayikoze ryarira muri 2015 2014 yitwaga ngo iki? Umbereye
tuyishyire kuri YouTube, urayifite tuze kuyipininga cyangwa wayikuye kuri YouTube? Ndayifite muri mashini. Uyifite ku mashini? Okay, waza kuduhereza link yayo tukareba niba iri kuri YouTube tukaza ntabwo kuri YouTube ahubwo iriho. Oya, hariho video uziko ngiraho video imwe. Ufite YouTube channel? Ngira video ebyiri, hariho video imwe. Yitwa nguki? Yitwa Ndagukunda. Okay, wakoraga iyo njyana? R&B. Yeah, R&B ariko navangamo aga hip hop gatoya. Ukibuka kora pasi? De freestyle. Na swaumu ni hatari kabisa. Ariko urumva nyine sinzi ukuntu mbyibutse. Nyibuka ko ugeze kwa muri industry wa umuntu nyine wagize fame hano mu mujyi kera. Igihe ariko nari nkaze. Uziko nabaye umukobwa wa mbere muri Gisenyi. Ufite award? Narayibonye ya 2013 igihe wari Minister Joe aza muri yo ceremony. Birashoboka yabereye Tamtam. Oya, yabereye muri stade. Yabereye hano kuri hano kuri Sodeve. Hano hirya hafatanye na Step bahita gwiki? Hafi ya Step. Ni muri Sodeve. Harimo night club iri big, iri strong cyane. N'ubu barimo kuhavugurura. Ndakeka bashobora kongera kuyisubizamo. Uwo ni umufana wari utambutse nyine. Umubonye ari gusohoza. Hanyuma Zeibi, uteganya kuzagaruka mu muziki? Nzagaruka inshallah. Ubu rero byaranoroshye gukora promotion. Umuntu akoresha nkuko twabivugaga nyine social media zawe nizo ukoresha, ubundi ukagerageza gusharinga mu ba friends na famille, bakagira nyine bakagufasha kugusapotinga no kugukorera promotion. Ubu byaroroshye nyine, ntabwo bikigoye nka mbere. Hanyuma ahantu turi gukorera iki kiganiro twicariye ahantu heza cyane, inyuma muri background niba muri kuhabona murabona ko hari amazi inyuma, bahita top notch. Ni apartment nziza cyane, wenda turaza kwibereka muri video abantu muyikeneye. Ku munsi nangahe turaza gupininga nimero mukeneye gufata iyi apartment, umuntu mwahamagara nyirayo ku buryo mwavugana, mubwiye ko wakuye nimero kwa Jarudi Kells, ashobora kuguhereza promotion wenda y'amadolari 20. Ni ukuvuga ngo mubahamagare, ndaza gupininga nimero ye, mubahamagare. Abantu bakeneye apartment hano muri Gisenyi, muze na ahantu heza, hafite amazi, hafite ikibuga cya basket, na ahantu hameze fresh byatari, hafite view nziza, witegeye ikiyaga cya Kivu, wumva ama siblings ava mu mazi. Ndumva abantu muri buze kwakunda, mwaza kuvugisha kuri izo nimero turi buze gupininga, hanyuma mukazaza kuruhukira ahantu hameze neza. Murahabona hari ama barbecue, buri kimwe cyose uri hano ni ku muhanda, ni kuri kaburimbo, nta kibazo cya security ushobora